Yes, nanjye ngusuza kanezere ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru mwenye nitwa cekecuwa ngo ndakina n'abana ukina na banyina nsura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye nsibanganya inkuta nasenye ntanga isanamitima ku bankurikira nguramugaye Kigali ni ubuzima bwa 50 simbuga byinshi sini doga wa mugani w'abarundi ariko nakutse gukora subscribe kugira ngo tujuze ibihumbi 100 tariki ya 15 z'ukwezi kwa 7 2024 nibwo abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda batoye abayobozi bajyatandukanye bishimira bagahitamo amahitamo yabo gutora umuyobozi babona uzabageza kuri byinshi bigiye bitandukanye harimo abajyatandukanye uhagarariye ishyaka RPF inkotanyi uwo ni Paul Kagame ndetse na Philippe ndetse n'undi bahanganaga ndetse no gutora abadepite bagiye batandukanye ariko ubu tuvugana saa 5 zuzuye mu kadomo reka dukurikirane uko amatora yagenze ndetse n'imajije kuva mu matora by'agateganyo hanyuma rero icyo uza gukurikirana uradukurikira byinshi bigiye bitandukanye ariko Kigali News irabagezaho byinshi bigiye bitandukanye ariko nanone aho turi mu karere ka Rubavu abaturage baho bose bategereje intsinzi ahantu hose wagendaga uca mu nce zigiye zitandukanye yaba muri Nyamirambo Kicukiro Gasabo n'ajyatandukanye naho twerekezaga mu majyaruguru y'u Rwanda wasangaga buri wese avuga ati ndatora uzaba uwo nifuza cyangwa uzateza igihugu akamaro ndetse n'uzakomeza kugira icyo yahinduye mu buzima bw'abanyarwanda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda reka twumve uko bigenze aya masaha mukomeze mutega amatwi ariko mukora subscribe dutangiriye ahangaha muri aya masaha uko byifashe kugira ngo umenye ngo watoye bimeze bite cyangwa bigeze hehe. Uyu mugoroba twishimiye kubagezaho uko igikorwa cy'amatora nk'uko biteganywa n'itegeko mu Rwanda amatora yatangiye uyu munsi yakozwe uyu munsi tariki 15 Nyakanga 2024 itariki 14 Nyakanga 2024 kaba harabaye amatora muri diaspora mu izina rya komisiyo y'igihugu y'amatora turashimira cyane abanyarwanda mwese mu Rwanda ndetse no mu mahanga ku bwitabire bw'amatora aho twagize imibare ishimishije igeze kuri 98%. Uyu mugoroba tunejejwe no kubagezaho ibyibanze byaturutse mu ibarura ry'amajwi yaturutse muri diaspora ndetse no mu Rwanda. Mu mahanga ibarura riragaragaza 52.73% ku majwi 40,675 ku mubare w'abari kuri lisiti y'itora 70,138. Intara y'Amajyaruguru dufite ibarura ry'amajwi rigaragaza 77,81% ku majwi 1,151,970 bituruka ku banyarwanda 1,480,558 bari kuri lisiti y'itora. Intara y'Amajyepfo
dufite umubare ungana na 78 n'ibice 57 ku ijana, ungana na 1,615,265 bingana n'umubare wari bari kuri lisiti y'itora ya 2,55,930. Intara y'Iburasirazuba dufite umubare w'ibihumbi 78 n'ibice 65 ku ijana, bingana na 1,766,799 ku banyarwanda bari kuri lisiti y'itora 2,246,371. Intara y'Iburengerazuba dufite umubare w'ibihumbi 78 n'ibice 86 ku ijana, bigizwe n'amajwi 1,607,932 ku banyarwanda bari kuri lisiti y'itora 2,38,931. Umujyi wa Kigali dufite 83 n'ibice 45 ku ijana, bigizwe n'amajwi yabaruwe 978,223 ku mubare w'abari kuri lisiti y'itora 1,172,229. Mu gihugu dufite amajwi 78 n'ibice 94 ku ijana, bigize umubare wa 7,660,468 ku banyarwanda bari kuri lisiti y'itora 9,71,157. Ku rwego rw'igihugu tugiye kubagaragariza igiteranyo. Kagame Paul 99 n'ibice 15 ku ijana, Habineza Frank 0 n'ibice 53 ku ijana, Mpayimana Philippe 0 n'ibice 32 ku ijana.